migano kugira ngo ihakomeze noneho bitume hadakomeza gutenguka bityo uyu mugezi ukomeze kubungwabungwa noneho y'amazi Ngatetu 50 Ngatetu 50 aho muri hose mwese mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Ngatetu 50, njye nitwa Theoneste Ngarukintwari. Bahaye ikaze mu gishanga nanone. Ati kuki mu gishanga? Nagira ngo twiganire ku mazi. Amazi batubwira ko amazi ari ubuzima, batubwira ko amazi ariyo aganje isi, batubwira ko hafi 90% by'isi ari amazi. Si ibyo gusa kandi amazi ni ingenzi kuko niyo atuma ibinyabuzima byinshi hafi ya byose bibaho, kubera ko nta mazi nta buzima. Ariko ntabwo ibyo ngibyo murabizi kuko murabimenyeye, nta muntu udatunzwe n'amazi. Ibintu byose tubona birimo amazi, ntabwo ibyo bihagije. Ariko ngo twiganire, muri kubona no mugezi. Umugezi ni umugezi wita Karumba. Ni umugezi ukuruka mu misozi hejuru hariya aho bita mu bitare bya Mpushi, niho isoko ituruka. Noneho uwo mugezi ukamanuka ari gake gake ukagenda ukiroha mu mugezi bita Kayumbu. Urepfiriya ndumva narawuberetse ubwo najyaga gukora inkuru yo kuvuga uburyo abantu bahura n'imbogamizi zo kubona uko bageze umusaruro ku isoko. Uwo mugezi narawuberetse. Uyu mugezi rero icyo nshaka ko tuganiraho ni uburyo aya mazi yabungwabungwa. Ko uyu mugezi ubona umanukana ibintu byinshi babyita gusakuma ibintu byinshi ukabimanura epfo muri Kayumba. Ariko ni iki cyakorwa kugira ngo uyu mugezi ukomeze ubungabungwe, aya mazi abungwabungwe? Kuko numara kwangirika aya mazi agatangira kuyoba, bizatera ikibazo gikomeye. Kandi uyu mugezi ufite akamaro kenshi kuko abantu batuye aha ngaha babasha kuhira, babasha kubona amazi bakoresha mu mirimo itandukanye. Ariko ikidakwiye ni ukuyanywa kubera ko ntabwo ari meza. Hari ibisabwa kugira ngo amazi anyobwe. Ndagira ngo twiganirire ku kintu akarere ka Kamonyi kakoze kugira ngo uyu mugezi ubungabungwe, cyangwa se kugira ngo ubutaka buri hafi aho ngaho, abantu bahinga hafi aho ngaho batawangiza. Mbese aya mazi babasha kuyabungabunga. Reka tujyane mbereke ikintu akarere ka Kamonyi kakoze kugira ngo uyu mugezi ubungabungwe. Hano hari ibiti muri kubona, igira hino tubereke. Hari ibiti biri kubona, ni imigano, banza ari imigano ariko ikiri mitoya. Ibi biti nimara gukura bizatuma hano ku ruhande aha ngaha hakomera, noneho wa mugezi ureke gukomeza gutenguka, cyangwa se ubutaka buri aha ngaha bureke gukomeza gutenguka bujyamo hasi aha ngaha. Ni ukuvuga ngo uyu mugezi wose bafashe umwanzuro wo gutera ibiti cyangwa se ino migano kugira ngo ihakomeze, noneho bitume hadakomeza gutenguka bityo uyu mugezi ukomeze kubungwabungwa, noneho y'amazi azavamo cyangwa se y'amazi arimo agira akamaro ariko atanandujwe. Kuko iyo hakomeje gutenguka, urabona ukuntu hamaze kugayuka. Rero hamaze kwaguka, ko hari amaze kwaguka rero ni uko hagiye hatenguka. Icyo rero akarere ka Kamonyi kakoze ni ukugira ngo birinde ko hakomeza gutenguka, noneho n'ubwo butaka bw'abaturage bugende bujyamo, kuko ni ibihombo. Buragenda bukajyamo bukigira epfo muri Kayumbu, bukagenda bakazabusanga kure cyane no muri za Nyabarongo, kubera ko nyine buba bwagiye. Kandi urabona ubutaka bw'umuturage iyo ari kubuhinga nibwo avanamo ibyo kurya, bigatuma nawe yigira abasha kubona ibyo arya. None bose numara kujya muri uyu mugezi zagenda bite? Inzara izatera kubera ko bazabuza aho bahinga bakabona ibyo kurya. Rero ingamba akarere ka Kamonyi kakoze ni ukugira ngo batere iyi migano ihakomeze, iharinde gutenguka, noneho bakomeze babungabunge uno mugezi. Ngira ngo mujya mubona abantu mujya mujya i Kigali, mujya mubona kuri Nyabarongo naho hari imigano ku nkengero cyangwa se ku nkombe. Nabyo ni ukugira ngo we gukomeza gutenguka, noneho hakomeza gutenguka hagende haguka. Kandi bwa butaka buba bujyamo ni umutungo w'abaturage, ni umutungo w'u Rwanda. Rero niyo mpamvu namwe aho muri hose mwirinde guhinga ku migezi, mushyizwemo intera. Ngira ngo urabona hari hakurya nuko bagiye bateramo ibiti
ni ukugira ngo habashe gukomera hareke gutenguka, kuko iyo hamaze gutenguka bwa butaka buba bwagiyemo. Munyemerere mbashimire, ariko icyo nasaba abaturage mwese ni ugukomeza kubungabunga imigezi, kuko imigezi ifitiye akamaro rubanda ndetse n'igihugu muri rusange. Iyo amazi ameze neza, iyo amazi arimo bituma abantu babona icyo bakoresha, kandi si ibyo gusa, iyo hatatengutse birinda n'impanuka. Ariko baza nk'ahangaha, iyo imvura yaguye huzuye nta muntu ushobora kuhambuka, ahubwo impanuka zaba ari nyinshi. Ariko nibura nibamara kurekera gutenguka, bizarangira hasuranye uko hari hameze, bitume noneho impanuka zabagaho zigabanuka. Noneho ba bana bajya ku mashuri babona uko bambuka bimeze neza, ba bana bajya ba bantu bafite umusaruro bawujyane ku isoko nta kibazo, ba babyeyi bambuka bagiye gushaka guhinga bambuke nta kibazo. Ndagira ngo munyemere mbashimire. Iyi ni Ngate 250, ngende twatone Ngarukiye Intwari. Gahunda ni uburezi, ni umuco, kandi nababwiye ngo gahunda ni uguteza igihugu imbere, ni uguteza igihugu imbere tunyuze mu burezi, kuko kwiga ni uguhozaho, kandi kwiga ni ingenzi. Iyo utize ukura utamenye. Ndabashimiye cyane, ibihe byiza aho muri hose.